izuba rizarasa benshi bahumuke. Yego rizarasa kuko ryigeze kuva, kuba ryaravuye rero dushobora kuba tuzi imirasire yaryo, ariko ntitwibuka uko yari imeze mbere y'uko rizima. Ubwo yahise aza n'umuvuduko mwinshi amfata mu ijosi, atangira kunigagura ngasakuza ariko ntihagire untabara. Yakomeje kubikora atyo, azamuye ukuboko ngo ansogote icyuma. Nahise nzamura ukuboko ngo arebe icyari kiriho. Uzi ikintu cyari kiriho? Hari agakomo keza cyane ka zahabu. Ntacyo yitaye ahubwo akibona yahise antera icyuma mu nda, ndavirira kugeza mpfuye. Naririye urupfu rwanjye ariko ntacyo byari gutanga. Ariko ibyo byose uko nariraga hari ibyamanukanaga n'amarira yanjye. Ubwo hakomeje kumanuka amarira menshi kugeza igihe nisanze natose, ndebye neza nsanga nicaye mu kidendezi cy'amaraso yivanze n'amarira. Ako kanya nahise mvamo njya ku nkombe, mfata umurambo wanjye ndawucukurira icyobo kinini nuko nyunagamo, ubundi ndenzaho itaka. Mara gukora ibyo narebye hakurya, mbona imbaga nyamwinshi yari iri kunywa inzoga abandi barya. Iyo shusho yangaragarizaga ibyishimo abo bantu barimo. Narizeho gatatu ubundi ndaseka mpita ngenda. Biragoye kubona abantu babayeho kimwe, biragoye kubona abantu babayeho kimwe cyangwa se abakirwa kimwe muri sosiyete. Byange bikunde ibyo wakora byose ntuzabashimisha, ntuzashimisha umutima wabo. Bazakwereka ko bakwitayeho, ariko nawe uzahite umenya ko ari urufunguzo bakeneye rw'ubuzima, baba baramenye ko rubitswe nawe, bakaba bari kugutwara neza ngo ubafungurire. Nawe nyuma uzarebe neza, uzisanga uhasigaye wowe wenyine. Byibuze nibarujyana ariko ntibagusige wambaye ubusa. Ibi ni ibihe nk'ibi, muri kumwe nanjye Muhirwa David. Indirimbo ya nyuma ikirangira nahise numva urufaya rw'amashyi. Yari kumwe n'imbaga y'abantu bari bateraniye aho mu gitaramo nari maze kuririmba indirimbo yakunzwe cyane. Abantu bansanze kuri stage ari benshi bari kundundaho amafaranga. Nanjye nanezerewe, nari mfite akanyamuneza gakomeye cyane. Kuririmba kuri stage ubona amafaranga ubwoko bwinshi, amadolari, amapaundi yose bari kuza bakomeraho, ni ibintu bitangaje cyane. Mu minota mikenya byose birangiye, ibyakurikiyeho ntabyo nibuka. Gusa icyo nibuka nuko numvishe ikintu kinkubita, ngahita ngarura ubwenge, mbona ndi mu nzu njyenyine yuzuye umwijima. Ubwo amatara yahise yaka, mbona abantu batatu, umwe, babiri, batatu, harimo n'abapolisi. Muzi ibintu bambazaga? Drugs basanze mu mifuka y'imyenda nari nambaye, ibiyobyabwenge. Drugs. Nukuri urebye, nukuri ntabwo nari nzi n'ibiyobyabwenge uko byasaga nuko bisa. Bishoboka ko ari byo bari banshengejemo igihe nari kuri stage. Kuva ubwo nibwo nahamijwe icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge, kandi ntarabyigeze. Nuko ndafungwa nzira ibyo bintu ntarinze. Umuntu ni mugari, abantu. Igihe navaga muri cya kidendezi cy'amarira, amaso yanjye yari amaze kozwa neza cyane. Narazutse kandi nazukanye imbaraga zirenze z'abanzi banjye. Uwanyishe n'uwahoze ari inshuti yanjye yirengagije ibintu twanyuzemo byose. Yewe naramwibukije ngo ndebe ko yagira n'agatonyanga k'imbabazi, ariko yarabyanze. Ngo niwizere umuntu muri byose uzibareho amakosa, ahubwo uzizera umuntu ku kigero nawe ubona ukwiye kumwizeraho. Umuntu yamvanye ku buzima bwiza
nari mfite, cyangwa se umuntu yamvanye ku buzima bwiza nari mbayeho anyicaza ku ntebe yaka umuriro, intebe yatuye, ariko njye sinihoreye kuko iryo somo ry'ubuzima sinari kurisiba. Abanzi nibashake bacika intege rwose, kuko barushaho kuguhiga niko nawe urushaho kumenya intege nke zabo. Wowe rwose ujye ugerageza uzigera amahirwe yawe, wowe uzabeho uharanira gutsinda gusa, nubwo hatabura ibyitambika, ariko uzamenye ko nabyo kubikoresha, uzamenye kubikoresha bikubera ikiraro kikwambutsa nubwo kubayeho, cyangwa se icyuri cyo bitakirwa neza mu muryango mugari. wowe uzishimire ko hari uguhora hafi ubeshejweho nawe, uwo azagufasha kwiyakira ndetse no gufungurira umutima wawe ibigomba kukwigisha. Uwo mvuga nta wundi ni wowe ubwawe. Ibyo uzakora byose uzamenye ko utari wenyine, uzamenye ko uri kumwe nawe ubwawe. Ikintu cyose ukora ugikorana nawe n'umutimanama wawe, kandi kwizera umuntu birutwa no kwizera wowe ubwawe. Ujye wizera, umenye icyo ugomba gukora, uyigisha inama. Nubona ukwigisha inama bikunaniye, ujye ufata umwanya uruhuke, utekereze cyane, nabyo bizagufasha mu gufata imyanzuro ikwiye. Igihe kinini tukimara dushimisha ibiremwa muntu, ariko byo ntibyafata umwanya ngo bishimishe ikiremwa muntu. Umubyeyi arera abana ari umwe, akaburara kugira ngo abana be barye. Tabaho nabi, ariko igihe kiragera akamwenyura mu maso he hagacya. Twese tubwirwa ko tugomba kwimenya, ariko si kuko urimenya. Ibiriho byose bifite iherezo, kandi kitagira iherezo ntikiba gifite n'intangiriro. Agahe gato kazaba ibyo utiyumvishaga, bizaba bishimishije igihe uzaba uri guhumeka umwuka ukeye, ukongera kumva akayaga keza, ukongera kumva amajwi y'utunyoni turirimba ngo burakeye, ukongera muri make ukongera kwishimana na bagenzi bawe n'inshuti zawe, aho uzabona isi ari nziza noneho kurusha uko yahoze imeze mu gihe wari utarayihindura. Uriya umuntu ari umuscientifique wigeze kuvuga ngo niba ushaka guhindura isi, banza usase uburiri bwawe, urengere buri kintu cyose. Uti niba ushaka guhindura isi, banza usase uburiri bwawe. Nusase uburiri bwawe buri gitondo, abenshi ubundi tuzi ko iyo babyutse babyuka bagenda, ntabyo batiriwe basasa, bakaza gusasa bagarutse. Ariko buriya ngo nushaka guhindura isi, hera ku kantu gatonya, wita wowe kari gatonya. Afite impamvu yavuze ati ngo niba ushaka guhindura isi, ubanza usase uburiri bwawe. Nusase uburiri bwawe, uzaba utangiye kuzana bimwe mu bitekerezo byo guhindura, byo kubanza ukihindura wowe. Yarashatse kuvuga ngo niba ushaka guhindura isi muri make, banza wowe ubwawe wihindure, kugira ngo ubashe no guhindura ibindi. Mbere y'uko ukora ikintu ugikorera abandi, buriya ngo banza ubanza ukikorereho, urebe neza ko nabo bagishobora. Ibi nk'ibi koko bizabaho, uhindura isi, kandi ngo ni ukugira isi nziza kurusha uko wayisanze. Kuko ngo agahe gato kazaba ibyo utiyumvishaga, bizaba bishimishije igihe uzaba kuko ngo uri guhumeka umwuka ukeye, ukongera kumva akayaga keza, ukongera ndetse no kumva amajwi y'utunyoni turi kuririmba ngo burakeye mu masaha ya mu gitondo. Akazuba keza, imirasire iryoshye cyane. Ibihe nk'ibi ngibi bizaba bishimishije cyane, aho isi nta ntambara zizongera kuba zumvikanamo, nta ntambara uzaba wumva za Israel na Palestine. Ugasanga abantu bari gupfa ibintu bitandukanye,
kubera amakimbirane. Ibihe nk'ibi ngibi bizaba biriho, aho ibintu bizaba biri mu buryo bwabyo byarasobanutse, nta makimbirane ariho. Ariko kugira ngo ibi byose tubigeraho ni ukubanza ukizera wowe ubwawe, ndetse ukanamenya ko koko niba ushaka ko ibintu byose bigenda mu buryo ushaka ko bigenda, banza wowe wihindura, ubanza ubigerageze kuri wowe uti se niba nshaka yuko abantu bahinduka, nanjye reka mbanze impinduke ndebe. Ariko niba nshaka ku urugero uriya muntu nshaka kumukundisha ikintu nk'iki ngiki, reka nanjye mbanze ndebe yuko nagikunda bigakunda. Ariko maze urebe yuko byazashoboka. Ibihe nk'ibi ngibi bizabaho, izuba ryongera rirase, kandi icyo gihe izuba nirirasa kizaba ari igihe cy'umunezero n'ibyishimo by'iteka. Izuba rizarasa benshi bahumuke. Ibihe nk'ibi bizaba bishimishije cyane.